Iyi si turimo tumeze nk'abagenzi, yemwe tumeze nk'abapangayi. Ibintu byarahindutse, insengero z'ubu zabaye izo kugurirwamo imiya. Ndabona umwijima ubuditse mu nsengero, amarira ni menshi. Ndabona benshi bishyize hamwe basenga, ariko imitima yabo iri kure n'Uwiteka. Igicaniro cy'Imana mu itorero cyarazimye, intama z'Imana zimwe zariwe n'amasega. Abashumba nibo basigaye barya umukumbi, bahagarara ku ruhimbi buri munsi ndetse no ku cyumweru, ariko imitima yabo yuzuye mu buriganya. Itorero ry'Imana ntirikiyoborwa n'umwuka, gushyamirana no kurwanira imyanya y'imbere, ibyubahiro no kumenyekana. Ibyo kwimika abayobozi ntubimbwire, bahitamo abayobozi bagendeye ku cyo bazunguka mu buryo bw'ibifatika. Batangira umurimo neza, bahurije hamwe neza, hashira iminsi amakofi n'imigeri myinshi, intambara zikarota, amacakubiri mu nsengero, ntawifuriza mugenzi we kuzamuka, maze ibi byose bakabizana imbere y'Uwiteka. Mbese muzi ko Uwiteka ibi yabisubiza? Ndabaza. Niyo mpamvu musengera abarwayi bagatinda gukira, mukavuga muti Uwiteka yanze kudusubiza. Mbese murumva Uwiteka yabasubiriza mu kavuyo nkako? Mwitegura inkoni z'Uwiteka, mutyaze ibitugu byanyu, mukora ibintu ku bwende kandi mubishaka. Abapagani nibo basigaye baducira imanza mu nsengero, abiyita ababishopu n'abashumba muraho. Mbese titire zabaye titire, bararwanira amatitire, utavuze ngo wongereho revera. Bazana abo bishakiye ku ruhimbi, ndavuga ku gatuti, bakabyereza ibyo bategetswe bijyanye n'indamu zabo. Iminsi yabo irabarirwa ku ntoki, ariko si bose. Hari abarwanira ukuri mu rusengero, ariko kubera ko mutari kumwe mu buyobe bwabo, bagushakira impamvu n'ibimenyetso by'abadayimoni, bakagusebya mu bantu ndetse bakakwangisha n'abandi, bakakujugunya inyuma y'itorero, ukamburwa inshingano ndetse ugatengwa. Akagambane kimukiye mu itorero. Dukeneye abagabo nka Meshaki, Shadraka na Abedinego, banze kubarira ibishushanyo bakanga kuramya. Ndetse dukeneye abagabo nk'aba mu itorero, bavuga bati itorero ryaragoramye, reka turigorore nk'uko Imana ishaka ko tugendera mu nzira zayo, maze itorero ry'Imana tukarishyira ku murongo, tukava mu nyungu zacu. Igihe niki cyo gukorera Imana, cyo guhinduka tukava mu byangwa n'Uwiteka, maze Imana tukayisaba imbabazi, ikatubabarira ibicumuro byacu. Igihe cyose tuzaza imbere y'Uwiteka n'imitima yacu iboneye, twishyize hamwe turi ku murongo, Imana izatwakira kandi dushyiremo b'imbere. Iyi si turimo tumeze nk'abagenzi, yemwe tumeze nk'abapangayi. Uwiteka agiye kuza kandi ari bugufi, aje kureba uruzabibu rwe nawe yarusizemo.